bintu uri kuvuga bisaba ndi kubinyura inyerera mu cyamo bisaba ubundi bwenge kugira ngo umuntu abyumve nyine mu busanzwe mbisize menye umuceri hasi kamena umuceri hasi igitsina gore nyine abagabo nyine hari abagabo b'indisipurine bakunda kudushotora noneho ngewe sinjya nshoterwa n'abana tungana ni ibisaza yaravuze ngo akaryana mu nkanda akaryana no mu ihuru urumva ntacyo abasaza nibo bafite ingeso yo gukorakora abakobwa cyane pe mwabasaza mwe mwakikarume ngewe nta mwana uyo muye n'umujama tugenda turapambwira ati urubyiruko rw'iyi minsi bimeze bite akambwira ati se nge nabona perimene nta umujama uguteze mugenda mugana ati se bimeze bite nta kandi gakobwa muziranye se bimeze bite niba utanyemera koko nka komfirime ariko umusaza akicara ni ukugukanda nk'ukandavuga ngewe hari umusaza uherutse hari umusaza nyine hari no ku isabato noneho wumva abantu urwego bagezeho mujyanye gusenga ku isabato umusaza numva ari kunkanda gutya nk'uri gukanda ivoka gutya ubwo nawe waba ubaye nka babaye urumva umusaza yarakanze bwa mbere ndabaza se muze bimeze bite wenda mvuga ati wabona natwaye umusazi numva avuga ngo ni sawa ndongera ndatwara ngeze imbere numva arongera ndavuga ati none se muze kuri kunsaka ubwo nyine uhita ubijyana mu kinyabupfura kuri kunsaka mpagarare tubaze uriya mupolisi igituma unsaka ngo oya ngo ntago nongera ariko ntago izo ngeso ari nziza nk'ubwo ari umukobwa wariye ingumi yijigwa amenyo hasi cyane pe kandi ntawe mwabasaza mujye mwitwararika iyo niyo mbogamizi ibaho ariko abantu bari kwikosora munuze mu mwaka maze nahuyemo n'abagabo wenda babiri b'indisipurine hari n'umugabo nigeze mpura nawe wa gatatu wanyemeje wiwe yabuze aho abihera niriwe muzengurutse Kigali yose ariko aranyishyura kuko byari byamukomeranye akagira isoni zo kuva ku moto twagera ahantu tugakomeza ariko aranyishyura ariko nyine wiwe nyine urumva ari yabuze aho abihera ngo kabyara mwe twaje mu kazi niba mfashe moto nk'aho ubu ngiye kuyiziringa ntabwo mba nyobewe kosimusi mu migina nubwo bahasenye hehe hose tuba tuje mu murongo w'akazi bikosora reka yenda iyo ni imwe mu mbogamizi muhura nazo ariko reka ngaruke no kuyu Queen nawe atubwire mu buzima bwe bw'amafilime we ni zihe mbogamizi bakunda guhura nazo bijyanye n'abantu baba bari kumwe imibereho ya buri munsi ubuzima bwo muri filime nk'umwana w'umukobwa wowe ubwitwara mute nizihe mbogamizi uhuriramo nazo hari igihe umuntu ashobora kukubona uri gukina kuko baguhereza amarore atandukanye umuntu akabona wenda uri gukina wigize umuntu udashobotse agahita agira ngo no mu buzima busanzwe ni kumeze bityo bikamutera kukwibeshyaho akaza akakwandikira inbox akakubwira ati nshaka umbwira amafaranga ukamubwira uti amafaranga y'icyo ushaka ko dukorana nawe movie atoye ngiye nshaka kuryamana nawe kandi wamureba ukabona ni umugabo se wubatse ufite umuryango cyangwa se ni umusaza mukuru ugendeye ku byo mugenzi wanjye yari ari kuvuga ntabwo rwose bisa neza abantu barebe bisubireho icyo kintu cyo kukwitiranya n'ibyo ukora kugufata uko utari iyo niyo mbogamizi ya mbere iyo ni imbogamizi ya mbere ikindi cyo navuga ni uko hari igihe umuntu ashaka kugufatirana bitewe n'uko wenda nkanjye arambonye aravuze ati kano kana karacyazamuka nta mafaranga gafite cyangwa se nta bushobozi runaka gafite bwo kuba kakora ikintu nyine agashaka kugutega amafaranga kandi koko hari igihe sometime uba unayakeneye hari igihe uba unakeneye n'ayo mafaranga umuntu nyine urumva abaguhemukiye nubwo umwangira ariko nyine mu mutwe wawe aba yamaze
kukubangamira niko navuga kudistabinga mu bwonko. ariko kubikubwira bitakurimo ndumva nta kibazo. No, ntabwo umwanzuro ufatwa nawe ni wowe wemera cyangwa ugahakana. nese ubu ngubu ni ukuvuga ko hari abandi bagabo babireba bakabirengaho, ni ukuvuga bo ko batari abagabo cyangwa bataba bari kureba ibyo ngibyo abandi babona. None se ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kukubwira gukora ikintu ukagikora bitewe n'uko agaragara bitavuye mu mwanzuro wawe? So kuri ubu reka mvuge ngo ntabwo bigipfa kubaho. Umuntu tuvugenda n'urugero arakubonye aravuze ati reka umuntu muha amafaranga tujyane, ukamureba ukavuga ati uyu muntu ntago amafaranga ntabwo namusuzugura, mu cyubahiro mugombe reka tubikore. Okay, muri icyo gihe reka tubishyire nko mu rwego runaka. Hari igihe umuntu buriya hari abantu benshi bafatwa ku ngufu, atari uko bafashwe n'imbaraga, ariko umuntu kubera ijambo agufiteho cyangwa se kubera uruhare afite mu buzima bwawe, ukaba wakwemera gukora ikintu atari uko ugishaka. Tuvuga urugero nk'umuntu ufinance cyangwa ushobora muri filime ukinamo, yego ni urugero, ashobora kugusaba ko mukora ibintu bimwe cyangwa ibindi kugira ngo ukomeze upasinge muri iyo filime, nawe ukabikora. Ego hari abo bibaho, njye ntabwo birambaho, ariko hari abo bibaho. Ntabwo nabyemeza njyewe, ariko oya njye ndabyemeza kuko mbifitiye proof, mfite umucuti wanjye wabimbwiye yuko bishobora kubaho kugira ngo ego ibyo bintu nako numva nazabyirukiramo. Uri kumva ibintu ushaka kuzajyamo amafilime se rega ngo uwigize agateba yoriva, buriya hariya nta byo kuvuga ibitambo mana. Ikibazo ni ugushaka kwihuta cyane kandi ibintu bigenda gake. Wowe buriya njyewe ntabwo naje ngo mpite nikubita kwa Kiramana, ari ubuse hari abariyo birirwa bamwirukanka inyuma bavuga ngo wankinishije, bari no kumuha amafaranga yo kugira ngo wayabahe. Ariko kora ituntu twawe gake gake. Tushaka twongeye kubaha ikaze mwese mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Iyi ni Akamwana Official. Uyu munsi rero twongeye twagarukanye n'umutumirwa wacu, ntabwo akiri umushyitsi, ubu ngubu yabaye umusangwa, yitwa Queen. Turi kumwe n'undi aha tutari buvuga amazina ahubwo ari bubyivugire. Queen, ntabwo watwemerera se tugahera ku bantu bashya mu rugo? Nta kibazo rwose. Ikaze kuri Akamwana Official. Ego murakoze. Kubanzi ni Diamasho Mutari City Girl. Diamasho Mutari City Girl. Ariko City Girl ntabwo bari bakazi, nkiyongoje muri iyi minsi. Ndi kugenda nongeraho ubutazazana n'irindi. Uzarangiza se izina ry'ikilometero. Niko bimeze. Ni ukugira ngo umuntu wese ahantu azajya aba icyo avuze yise asange n'izina ryanjye. Wowe wabyumvise hano ugiye kimanukira. Ntarakubaza ngo nizihe mbogamizi uhura nazo muri aka kazi katoroshye gasaba ubwitange n'ubwitonzi kandi nk'umwana w'umukobwa. Reka nkomeze na Queen nawe twongere tumuhe ikaze ni mu rugo. Ikaze Queen. Murakoze cyane. Ese wowe ubarizwa mu duki? Barizwa ubundi ugenda tutazi ngo Queen muntu kimuri ubundi Queen wabari. Narabivuze ariko naravuze ko ngende umukinnyi w'amafilm, nkaba ndi n'umubyinnyi gakondo. Gakondo. Nanjye uzanjyane ndabizi. Ko wowe uzi bwose ushaka kuwufata. Ndabizi. Yajya tega amaboko nk'urimo yagiserera. Oya ma. Wakwibuka kurambura ibiganza. Ndabizi. Njye nabaye intore cyane mu bukwe narabyinnye, ubu nabyina nkikaraga hano ivumbi rigatuma. N'abasinzi barikaraga. Oya apana kubyina mu njyana ya nyayo. Ibonetse uko ubyumva. Ahubwo ubu ndi kwiga kubyina n'amapiyano. Mu bitekerezo ariko. Mu bitekerezo. Yego ko no mu bikorwa. Mu minsi iri imbere ndageza mbakubita za shakushaku
vuga ati noneho motari yaje aje ntabwo abaho nuko ndumva ufite ibintu byinshi utazantwara ugatega amaboko ukarekura amahembe wakareka ngo iki ndi n'umuhanzi koko mujye kuri Diamashow motari YouTube TikTok mukore bya bindi nyine nabo barabizi njyewe nangiye kubukinga ngo ujye untwara umunsi ku wundi ariko nsanze bitaba wambukinga birakunda ubu se waraye ugiye kwiga karate n'urugero wagiye mu myitozo ya karate njyewe niga kubyina ku cyumweru mu gitondo njya muri siporo nava muri siporo ikirangira unyigisha kubyina baraho nkahita niga kubyina nsoza kubyina 3:00 urumva byose ubwo biranjyana na 3:00 nkahita njya mu rugo mpita njya muri dushe nkaryama amasaha 2 2:00 mbyuka ngiye kurya nkongera nkaryama niba nta zindi gahunda mfite nyuma ya 2:00 numva aka kazi nta mwanya wakurimo ku cyumweru nyine nta mwanya wo gukora akazi mba mfite njye ntabwo njya nkora ku cyumweru niho ukora ibyo bindi byose ngiye kuvuga nti urabizi wowe ntubizi ko urabizi ko n'umuntu yavuze ibintu byinshi cyangwa yahuye n'abantu benshi yajya kuvuga Diama agahita ahamagara Queen akavuga ni rero ushobora kuzantwara mu mutwe akazamo kubyina noneho zigahuza amahembe ubwo wenda nko kuririmba nshobora gutwara umugenzi nyine buriya n'ubwo wenda bavuga ngo abamotari ngo ibiki ntabwo uvugisha umuntu ubonye hari umuntu ntwara tukarinda tugeze iyo tugiye atazi niba ndi umukobwa niba ndi umuhungu buragipa akava akanyishyura agakomeza ariko hari n'uwo muhura ugasanga muhuje iki mugahuza biti mukanagenda murapa ubundi umuntu babonye akavuga ati bariya abantu rero sinzi imipango barimo ikibazo ngiye kubaza ndakigarukaho no kuri uyu nguyu wo mu mafilime n'ibindi agenda akora n'amafilime ndayakira wowe birimo byose ubwo ngubwo filime ejo kuwa 4 ni kwa Kiramani ubu muri aka kazi k'ubumotari nagira ngo utubwire imbogamizi mukunda guhura nazo cyane ariko si abamotari muri rusange ni abamotari b'abakobwa yego b'abagore Kayuna kume umva nkubwire umva rero buriya abanyarwanda umukobwa mwiza n'amani ngira utazabona kuko mfite indirimbo y'umukobwa mwiza w'ikimero bita wincuka kandi uwo mukobwa ni we njye ndi kukubwira ngo ikosore mu mvuga kuko uvuze ngo kabise nakumera abantu bamenye ko uri umukobwa tagira amazi yari ari kutuderanje namutera pisi imbogamizi rero buriya mwuka byaramwe abakobwa cyane igitsina gore sibyo ube warize kaminuza miliyoni zibaho ikigeragezo cyose duhuriyeho guhera ku muhinzi kugeza kuri hejuru ni kimwe hari umuhanzi waririmbye ngo kuvura umwangavu ngo kugeza usheshe akanguhe ariko biriya bintu nyine biterwa n'uburyo wabyitwayemo iyo umuntu agushotoye ukamwereka ko utabirimo ahita avuga ati ndabona uyu nguyu bitavamo ibintu uri kuvuga ndi kubinyura inyerera mu cyama nyine mu busanzwe mbisize menya umuceri hasi kamena umuceri hasi igitsina gore nyine abagabo nyine hari abagabo b'indisipurine bakunda kudushotora noneho ngewe sinjya nshoterwa n'abana tungana ni ibisaza Bindi yaravuze ngo akaryana mu nkanda akaryana no mu ihuru urumva ntacyo abasaza nibo bafite ingeso yo gukorakora abakobwa cyane pe mwabasaza mwe mwakikaruma ngewe nta mwana uyo muye n'umujama tugenda turapambwira ati urubyiruko rw'iyi minsi bimeze bite akambwira ati se nge nabona perimene nta umujama uguteze mugenda mugana ati se bimeze bite nta kandi gakobwa muziranye se bimeze bite niba utanyemera koko nka komfirime ariko umusaza akicara ni ukugukanda nk'ukandavuga nge hari umusaza uherutse hari umusaza nyine hari no ku isabato noneho wumva abantu urwego bagezeho mujyanye gusenga ku isabato umusaza numva ari kunkanda gutya nk'uri gukanda ivoka
gutya ubwo nawe waba ubaye nka babaye urumva umusaza yarakanze bwa mbere ndabaza se muze bimeze bite wenda mvuga ati wabona natwaye umusazi numva avuga ngo ni sawa ndongera ndatwara ngeze imbere numva arongera ndavuga ati none se muze kuri kunsaka ubwo nyine uhita ubijyana mu kinyabupfura kuri kunsaka mpagarare tubaze uriya mupolisi igituma unsaka ngo ngo ntago nongera ariko ntago izo ngeso ari nziza nk'ubwo ari umukobwa wariye ingumi yijigwa amenyo hasi cyane pe kandi ntawe mwabasaza mujye mwitwararika iyo niyo mbogamizi ibaho ariko abantu bari kwikosora munuze mu mwaka maze nahuyemo n'abagabo wenda babiri b'indisipurine hari n'umugabo nigeze mpura nawe wa gatatu wanyemeje wiwe yabuze aho abihera niriwe muzengurutse Kigali yose ariko aranyishyura kuko byari byamukomeranye akagira isoni zo kuva ku moto twagera ahantu tugakomeza ariko aranyishyura tu ariko nyine wiwe nyine urumva ari yabuze aho abihera ngo kabyara mwe twaje mu kazi niba mfashe moto nk'aho ngiye kuyiziringa ntabwo mba nyobewe kosimusi mu migina nubwo bahasenye hehe hose tuba tuje mu murongo w'akazi bikosora reka yenda iyo ni imwe mu mbogamizi muhura nazo ariko reka ngaruke no kuyu Queen nawe atubwire mu buzima bwe bw'amafilime we ni zihe mbogamizi bakunda guhura nazo bijyanye n'abantu baba bari kumwe imibereho ya buri munsi ubuzima bwo muri filime nk'umwana w'umukobwa wowe ubwitwara muteye ni zihe mbogamizi uhuriramo nazo so hari igihe umuntu ashobora kukubona uri gukina kuko baguhereza amarori atandukanye umuntu akabona wenda uri gukina wigize umuntu udashobotse agahita agira ngo no mu buzima busanzwe ni kumeze so bityo bikamutera kukwibeshyaho akaza akakwandikira inbox akakubwira ati nshaka umbwira amafaranga ukamubwira uti amafaranga y'icyo ushaka ko dukorana nawe movie atoye ngiye nshaka kuryamana nawe kandi wamureba ukabona ni umugabo se wubatse ufite umuryango cyangwa se ni umusaza mukuru ugendeye ku byo mugenzi wanjye yari ari kuvuga so ntabwo rwose bisa neza abantu barebe bisubireho icyo kintu cyo kukwitiranya n'ibyo ukora kugufata uko utari iyo niyo mbogamizi ya mbere iyo ni imbogamizi ya mbere so ikindi cyo navuga nuko hari igihe umuntu ashaka kugufatirana bitewe nuko wenda nkanjye arambonye aravuze ati kano kana karacyazamuka nta mafaranga gafite cyangwa se nta bushobozi runaka gafite bwo kuba kakora ikintu nyine agashaka kugutega amafaranga kandi koko hari igihe sometime uba unayakeneye hari igihe uba unakeneye n'ayo mafaranga umuntu nyine urumva abaguhemukiye nubwo umwangira ariko nyine mu mutwe wawe aba yamaze kukubangamira niko navuga kudistabinga mu bwonko ariko kubikubwira bitakurimo ndumva nta kibazo ntabwo umwanzuro ufatwa nawe ni wowe wemera cyangwa ugahakana nese ubu ngubu ni ukuvuga ko hari abandi bagabo babireba bakabirengaho ni ukuvuga ko bataba ari abagabo cyangwa bataba bari kureba ibyo ngibyo abandi babona none se ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kukubwira gukora ikintu ukagikora bitewe n'uko agaragara bitavuye mu mwanzuro wawe so kuri ubu reka mvuge ngo ntabwo bigipfa kubaho umuntu tuvugenda n'urugero arakubonye aravuze ati reka umuntu muha amafaranga tujyane ukamureba ukavuga ati uyu muntu ntago amafaranga ntabwo namusuzugura mu cyubahiro mugombe reka tubikore muri icyo gihe reka tubishyire nko mu rwego runaka hari igihe umuntu buriya hari abantu benshi bafatwa ku ngufu atari uko bafashwe n'imbaraga ariko umuntu kubera ijambo agufiteho cyangwa se kubera uruhare afite mu buzima bwawe ukaba wakwemera gukora ikintu atari uko ugishaka tuvuge urugero nk'umuntu ufinanse cyangwa ushobora muri filime
ukinamo yego n'urugero ashobora kugusaba ko mukora ibintu bimwe cyangwa ibindi kugira ngo ukomeze upasinga muri iyo filime nawe ukabikora yego hari abo bibaho njye ntabwo birambaho ariko hari abo bibaho ntabwo nabyemeza njyewe ariko oya njye ndabyemeza kuko mbifitiye proof mfite umucuti wanjye wabimbwiyeho yuko bishobora kubaho kugira ngo yego ibyo bintu nako numva ntazabyirukiramo ubu uri kumva ibintu ushaka kuzajyamo amafilime se rega ngo uwigize agateba yoriva buriya hariya nta byo kuvuga ibitambo mana ikibazo ni ugushaka kwihuta cyane kandi ibintu bigenda gake wowe buriya njyewe ntabwo naje ngo mpite nikubita kwa Kiramani ari ubusubusi hari abariyo birirwa bamwirukanka inyuma bavuga ngo nkinishije bari no kumuha amafaranga yo kugira ngo wayabahe ariko kora ituntu twawe gake gake batazakwaka ibyo ngibyo ni ryari Kiramani se hari uwo mvuzemo nta kintu mvuzemo kimwe hari abantu nyine birirwa birukanka inyuma y'abantu bafite amacana arenze kuko urumva iyo umuntu avuze ngo agiye gukina kwa Kiramani aba yumva yabaye umumiliyoneri rero hari abantu wenda usanga wenda nta n'impano afite ariko wenda ugasanga afite ubwo bushobozi ariko ugasanga ari kujya ku macana arenze wiwe kugira ngo bamukinishe agaragare muri filime muri video kwigaragariramo nta kintu ajyanyeyo ariko nukuvuga ngo wowe niba uri umukobwa ushaka gukora ibintu byawe wumva nanjye amafilime nyumvamo amakomedi njye nyine ndi umuntu wisanga mu bintu byinshi ariko urumva ugiye kubitangira amafaranga ntiwabibona kandi kugenda wiyobanisha ku muntu ngo njyana mwibi njyana muri reka babone ko ushoboye bakubwira ati ngwino sibyo none se nk'ubu ngubu kwa Kiramani nk'ubwo nk'umuntu ashobora kumbonayo wenda akagira ngo hari uwanjyanye ni amahirwe nakoze live kuri TikTok ndagitinga nk'umwagitera abona ko nshoboye aravuga tuzi sibyo nta kiguzi natanze nta nagaragaje ubushobozi ubwo rero urumva niba uzajya kurata ikibuno ukarata inzobe ukarata ubwiza n'inzara urumva nyine abakoboye bazavuga ati ziriya nzara reka zinkira igiti ariko baravuga ngo inzira zose zigira iroma urukumva yego ngowe nimba erega buriya ngo n'ubwiza bw'umuntu ngo bumugeze ibwami ariko ubwenge buje igihe azamarayo rero mba azamarayo ubwenge afite nibwo bugena igihe azamarayo ubwo rero mw'abantu mwe abantu bose dore dushaka kwibera abasitari nanjye ndimo mugerageze mubigendemo gake mwirinde niba umuntu akwangiye iturize ukora utwawe cyangwa niba byanze ubushakira ahandi none se ubu ngubu njye nawe nzi ko nagera kwa Kiramani sitwirirwaga mu bihuru hehe hose ngo turi guhiga viyuzi nakinye mu mafilimi amwe menya yaranazimye amacana amwe barayasiba pemenshi sinkiyibuka ariko ejo bundi nibereye live ndavuga ati ari kuhajoyininga uyu musaza ariko kandi hari abo bihira byanyuze muri za nzira habaye kwigura cyangwa nkubwiza ukuri inuze ibintu binyuze hariya kwaje wallahi ntago bitinda ibintu byanyuze mu busambanyi ntago bitinda kuko urumva n'umuntu watsa akazi wenda ngewe nakoze n'ikiyedi iyo uri umukobwa ugashora imbaraga ukajya uterura simu uterura ibuye uhereza umufundi nta kintu bakubaza ariko iyo ugiye gutereka amaso wisekeshwa ubusa tayari abakobwa baba bakubonye kuri inzabya yoroshye bahita bavuga ati hariya ni ukumanuka Kizimbabwe titwagiye ubwo rero buriya umukobwa ibyo bintu byose bibaho n'aba ngaba bose nabikara uyu ureba nabikara uyu nguyu ureba ashobora dore yanadutunze kamera yiwe urumva wamuzanyeho umugabo ubundi twebwe abakobwa ibyo uzakora byose nitwe bigiraho ingaruka n'utwite iyo ndi itateganyijwe nitwe ingaruka zireba niba uri umukobwa kora ibintu wumva washoyemo imbaraga zawe n'ubwenge bwawe urumva nibyo Imana izaguha umugisha nk'ubu ngubu ndakora ifaranga nkaribona Imana yarihaye umugisha kuko imirimo y'amaboko yacu ihabwa umugisha ariko iyo ugiye mu gusambana ubusubi indaya niyo yaba ari iya hehe sizarangije garanti
si tuzibona zarasaze wayinyuraho ku nzira ugasanga iri kuvuga ngo nanjye ngo nari mfite amaguru meza kandi ibyahi yararangiye yacyuye igihe ariko nyamara iyo wakoze neza ukibonera ifaranga ryawe usaza neza nta muntu ukujagaraje. hari umusaza wambwiye ngo nujya ku isoko inyanya zikaguhenda ngo nuko ari nziza bakakunaniza uzazireke nyuma y'iminsi 2 uzagaruka ziba zaguze make zaba zigiye kubora. rero ikintu navuga tunashyireho finali ku iki kintu mwabakobwa mwe nanjye ndimo pe duhura n'ibishuko byinshi cyane cyane wenda kumva ngo ugiye guhitinga wenda njyewe nigiriye imihanda nabo basitari nakata moto nkaba turakubitanye bitunguranye ariko hari ubona wenda nifotoranyije n'umusitari kavuga ati yewe tuyagezeyo babwiza twahuriye kuri stage babushari twahuriye kuri stage ariko se biba ari ibintu bije gutyo bya bindi wagiye mu kiroro ugasanga akubwira ati ngwino hano ariko umuntu yakubona akavuga ati buraya yashoye aba ari ubuntu bw'Imana n'iyamana igusiga igikundiro ibyo uzakora byose Imana izabiha umugisha utagiye gutanga mu maguru. Queen hari abakesha kubaho kwabo ibyo ngibyo mwebwe mwita umwanda ubwo se muhure hanze bakabatera imabuye babahohoteye so sinzi ko basoma na Bibiliya ariko na Stefano yazize ukuri we yavugaga ukuri. So rero ntabwo rwose reka nkubwire wa mukobwa we kwicara hariya uteganya ko ibintu byose uzageraho uzabigezwaho n'umubiri wawe ntabwo ari ikintu kizima. Koresha imbaraga zawe n'ubwonko nibwo garanti yawe izaba ndende mu byo ukora. So ntabwo none se tujyeho tubabeshye erega reka nkubwire si ukuvuga ngo nawe uwo mukobwa ahantu ari ntabwo nuko atazi ukuri arabizi kuko ibintu akora ari bibi ababizi kandi bimugaburira nawe arabizi gusa ikintu nyine hari umuntu uba ureba ibi bintu biri hano ibiri hirya adashaka kubireba kandi abizi kuko ibiri hirya ari byo by'ingenzi bagira gutya akareba hano ego. So rero ntabwo buriya ikintu cyose dukora aba bantu tubona barenze bafite amafaranga bafite aho bageze kubera umubiri wabo buriya bajya ahantu akarira kuri kamera yego araza akatwereka ati mfite ibyo nagezeho ariko bafite depression muri we. Depression yiki ibyo yakorewe cyangwa ibyo bamukoreye wowe umuntu akora ibirometero 20 ku munsi agenda n'amaguru. Oya umva mane umva njye nkubwiza ukuri aba bajama hajya babitaga ngo bari barabahaye akazina k'icyubahiro none bakabakuyeho sinzi irindi bizina basigaye abanyine turi kuvuga reka ntibakitwe indangamirwa bari bakuyeho indangamirwa ariko ratumvaga indangamirwa atari akazina keza ari nka karabo bari kurangamira hariya ndanabyumva bwa mbere rero reka nkusetse bwa mbere byumva rabuze ati abo bantu nagize ngo ni itorero runaka ari byiza nanjye nuko cyase rifite ibindi bintu byiza njyari n'umukobwa yambwiye ngo ni indangamirwa duhuriye muri saro abaza ateze ubu yarangamira hehera bamurangamirira urumva ariko mureke mbabwize ukuri buriya biriya bintu mani nta bori biri buriya wakoze nubwo wenda twebwe twihiringa tukavunika sibyo ariko buriya nta kiza nko kurya ifaranga wakobokeye urirya neza ukarifiringa rikakujya ku nzoka ariko umuja muzakugura inkoko ejo akayikuryoza wariye akagabuye ariko n'ubundi mu buzima busanzwe kugira ngo ubona hari akantu nibutse abajama bamenya amayeri njyewe hari umujamu uherutse kumbwira nyine kuzanaho ibintu by'imitereto numva abajama basigaye bazi ubwenge rero umwana ukiri muto yakutsinda abajama b'iyi minsi bizamugora umujama yaratangiye se wari warya urukwavu ati narariye wari warya ingurube narariye wari warya inkoko narariye ahiga ikintu naba narariye ngangurire rangije ubwo uza akantu yazanye se yarambwiye uyu nguyu ubu nararibonye afite umva se nyine akantu yambwiye umva nyine akantu yambwiye yasambwiye ati se wari wajya muri sauna ndavuga ati ibyo byo mbyumva mu makuru urumva ababonye ahantu rero afatira noneho
ariko hakaba hari abajama njyana muri gym ngenda mbaganiriza ndababwira ati ariko mwebwe ko mujya mwinjiramo hari imbere habera muri sauna haba hameze hate hambwa ati sauna rero uti buriya ati winjirayo ngo baransobanura buri kimwe ugakenyera agatenge ukajya ahantu ugashyuha ukavayo urumva ukavayo ukoga ngo mugatsi ngo ujyana no gutsirita urumva ndavuga ati umukubitwa n'inkuba ashaka kuzajya kunjyana ngo mutsirite arongera arampamagara ndamubwira ati se ati yewe nagiye muri siporo ngo tujye muri gym ndavuga ati reka mvuye kuko abasaza mu irebero naho najye aravuga ati ariko shambona uri ikirara noneho ibaze umuntu ukubwira ngo body to body urayizi ndayumva nawe uyumva mu makuru wowe uburiya rero hari abajama baba bazi gutereta akakubwira ibintu utazi wowe ukumva ni ibintu bitangaje ngo body to body uzi ko body to body ngo nyine iki kiganiro nikireba urubyiruko mwabana batazagira ugushuka ngo body to body ngo ibiki umubiri ku wundi noneho ibyo bintu byose yagendaga bimbwira njye nkagira amakenga nkagenda nsobanuza bambwira ati body to body ni ukwambura n'undi akwambura tayari mukitsirita naho amanye nka data kandi uwo mujama nabyo yarabimbwiye ngo muri sauna ngo hari amavuta ngo wisiga ngo agasura ngo kahita kaba nka kuruhinja kandi baradufatishije barabizi ko abagore dukunda uruhu rw'uruhinja urumva icyo gihe rero abagufashe bro noneho ngo bisi ngo habamo utuvuta ngo habamo amavuta ngo wisiga ngo kabiri ngo kagahita kaba urwembe nka kuruhinja bro barabashuka ariko njyewe ngira amatsiko njye buriya ndi wa muntu ugira ishyaka niba umuntu acishikariza ikintu njye njyayo kuverifiya niko abanyabwenge njye nagiyeyo ndavuga ati naramubajije tese bishyura ngahe ngo VIP ni bine ngo hari n'aha bitatu ndavuga ati b'icyumweru nsizeho deza si yababonetse cyangwa se kisa ku munsi ari ku cyumweru nanjye njyayo ndavuga ati nanjye njye kureba iyo ntuzi ngezeyo bankubita agasumbi njya ahantu hashyushye mvuyeyo noneho mbona haje ikijyamo ubwo nyine urumva iyo ntawe wajyanye hari ababa bahari bibwiriza ndamubwira ati rero ati wowe uje kumara iki ati sinkutsirita se ndavuga ati nditsirita mfite amaboko shefu we urumva noneho ndangije ariko nari mfitiye amatsiko y'amavuta ndavuga ati amavuta bambwiye abikora ari hehe ati genda hari arimo nsanga n'ibyantuze n'ibivuta barunda mu ishashi bya bivuta bya kera cyakora cyo batwita vaseline n'iki vaseline basukaho mu mashashi niba umuje no bane vaseline aya ni yaratuma nzana isura nziza shamani barababeshya nanjye n'abanyeshuri babeshya ngo inuze biriya binani by'abagabo babyisize ngo agasura kaba keza amasohora hari abo bashuka nyine ngo nibabyisiga ngo baragira uruhu rwiza nibasambana baragira agahu keza nyine ibintu nk'ibyo tuvuta ngo wisiga ngo ntuzongere no kwisiga ngo ukamara urumva ngo ukamara ukwezi utisize amavuta sha uravuga utandasabwa wa muntu nsirita se wowe ujya urahinyuza njye ndahinyuza nibyo by'amantuze y'abantuze se nabyo waragerageje biriya mu izina rya Yesu byo ntabwo yaba ari njye cyakoze cyo hari umuntu yigeze ambeshya kuri radiyo ngo inkaru zose mu maso kugira agasura ngo yigize se ngo inkari ngo ukizinyara nakubitse mu mazi numva ni ibyunyunyu ndahatarika abantu baradushuka kuko barayaye nyine hari ukuntu bikunyura mu maso ndabati ubusi dupfuye urubozo noneho iyo ngira agasura keza urumva nayo kujya njya no gutegesha mu baturanyi nk'abantu mwari igihe muzatuma abantu bagwara n'indwara ni ukuri mukarwara na sida mukarwara n'ibirwara na shorokoro zazamo ibaze inkari zanjye narazihumuye zirambangamira noneho ibaze mbonye nzanye agasura keza nk'uko babivuga ariko nyamara batubwira iby'isura nziza ntibatubwire ibyo izo nkari zizangiza
reba nk'ubu umukobwa ari kwifata akisiga mu korogo ngo azane ngo amavuta arakesha ngo agira agasura keza, nyamara ayo mavuta ari mu muhende. Hari umumama nzaguca 500 ngo akagukoroga 500, wanguriyemo agasipiro nka kuverisa koko mwigorata 500 ngo agatonyoza isura. Ayo mavuta nayabura urumva, ayo mavuta iyo yabuze ahita azana ibishuti. Uri gusanga abagore barazanye utuntu hano tw'utubara tw'umutuku hano ubururu, kabase ibyagenze uba wagumanya kabiri kawe wowe ukabyara. Ntabwo tuba twarabuze amafaranga, ariko nyine ntawe udashukwa ngo ikibi ni ukwivuruguta. Ariko njye ndese ya nakumva bikaze nkahita mbyihorera, ariko njye nkumva birajyamo se sha wapipe. Nanjye naratekereje ndavuga ataha nta bwenge umuntu yaba afite. Ubu nta none se kintu niki gutera amatsiko ngo wumve wakigerageza? Amatsiko kumva numva ibintu byose sha njye ibintu byose ndagerageza nisangamo walahi. Ibintu by'abagabo n'abagore nabyo waragerageje cyane. no wasanze ari umunyu n'urusenda cyangwa n'urusenda rusa? Yabyo ni byiza ariko bikora bashakanye muramenye. uwo ntaba ari wowe. Icyo gihe wabarizwaga nari ndi mu bashakanye. Ese umubyeyi Ahaha. Yego. Nihitiraga. Salamu alaikum. Kuba ntibizi. Kwini tuvuze iby'ababyeyi none ati kora ahangaha. Wowe se ubimeze bite? Oya nuko nyine wishaka kumwinjirira cyane, ubwo nta afite impamvu badashaka kubivugaho. Diamari katugushimire, ugenda ukomeza utwara abagenzi, hanyuma dusigarane n'uyu mushyitsi wacu ahangaha kandi nakagaruka. Hanyuma babwira abantu imbuga ukoresha, imbuga nkoranyambaga, YouTube baguhesabu, TikTok baguflowing, Instagram, ahantu hose. Okay. Instagram yo ntabwo nyikoresha, nasanze Instagram ariko we kuba ushaka kongera umutu uzaza wongera uganiriza abantu. Sawa akazi keza kandi nanjye nzajya nkutega. Queen wumvise se uriya mugabo arimo biki? Ntabwo ari akati. Okay tugende ako we turi mu kiganiro, ibyo ni ibintu mwaba murimo mwawe.